Yesu nashimwe cyane. Tuzamurire Imana amaboko tuyihe icyubahiro kubw'imirimo imaze gukorera aha hantu. Dutere haleluya mu izina rya Yesu. Oya yitera umuzimu kwicaye iruhande abonereho gupfa. 1 2 3. Oya kozwe n'intumwa ibice 27. Turasoma duhereye ku murongo w'10 dusimbuke duhite dusoma murongo wa 22 turasoreza mu gice cya 28. Ibyakozwe n'intumwa ibice 27 umurongo waho w'10. Yemwe bagabo, mbonye yuko uru rugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha byinshi, si iby'inguge n'ibirimo gusa, ahubwo n'ubugingo bwacu nabwo. Murongo wa 22 ijambo rivuze ngo kandi none ndabakomeza nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Ako mwavuze ngo amen. Se mwazanye Bibiliya cyangwa ntazihano? Umva nusha kufashwe wenyine tutora icyure. Mwavuze ngo amen. Muri twe nta uzapfa. Muri twe Imana iravuze ngo hari uzapfa. Nubwo mu rugendo bitoroshye ariko Imana irarahiye iravuze ngo muri twe nta muntu n'umwe uzagira gute uzapfa. 28 umurongo wa mbere ndageza kwa 6. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshiri iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravuga bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera nimukundira kubaho, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyo agira gute, ntiyagira icyaha. Babandi mwagiye mufashwa cyangwa mukabyihorera bago bande, babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati niki ni Imana. Come on. Bategereje bakivuga bakiroga bagishora yabo, bategereje umwanya munini cyane, barahindura baravuga bati burya muri we harimo iki, harimo Imana. Uyu ni Paulo wahoze ari Sawuli w'umugome, wagambiriye kwica bigeraho amena amaraso y'abantu, yica abakecuru n'abasaza, ntiyigeze agirira impuhwe umubyeyi utwite kereka utaravugaga izina ry'Uwiteka, ngo yiga ubugome inkota ihaga amaraso. Ariko ngo uko yakoraga ibyo bintu iyicaye mu ijuru yamurebaga nk'umukozi w'iki gihe cyane. Ndashimira Imana ko ibyo abantu babona atari ibyo ireba. Ngo Imana yicaye mu ijuru ngo ikagireba Paulo ukuntu mu gitondo azindurwa no kujya gushikisha umuntu w'Imana, azindurwa no kujya kumwicisha, azindurwa no kujya kumugirira nabi. Ariko nayerekwa yari afite ry'iteraniro ry'uyu munsi wa none. Ndashimira Imana ko mu mibare yayo yari ifite n'iri torero, ntacyo wari gukora ngo urikureho, ahubwo mwiyerekwa ry'Imana rigari. Hari umurongo wagombaga gukiriraho. Umunsi umwe ngo afata inzandiko ziriho lisite y'abagomba gupfa. Ariko Mana we, ngo afata inzandiko
ziriho lisite y'izina ryawe. Ndakumenyesha ko igihe wagombaga gupfira wamaze kukirenza. Kuri lisite impapuro yazizinze ngo azindurwa no kwicara ku ifarashi. Kari akazi yatorejwe nkuko nawe ukuroga ari ibyo yangarijwe. Ariko reka ngubwire ngo nta bwenge, nta buhanga, nta nama zarwanya Uwiteka. Ngo ijuru rirabyitegereza, rireba ukuntu itorero ririmo rirarengana, rireba ukuntu abantu barimo barangirika. Ngo hari abanyamasengesho bamaze iminsi batarya batanywa, bararetse iby'amanywa n'iby'ijoro, barabyigomwe, bari ahantu fast flat, amaraso yabera ameneka. Uzaza ryari kurenganura barengana? Ngo Imana ibyitegereje. Pawulo ari we Sawuli ngo azindutse mu gitondo ari ku ifarashi, ngo inkota yayicarije kumena amaraso, ngo Uwiteka ava mu byimbo. Imana imbabarire yongere ihure nawe ifite iyindi sura. Nidahura nawe harahagarara marayika w'Imana agukaragira akaguru k'ifarashi, umuhungu agahariya n'inkota, inkota ubwo kwayo, Sawuli agwa hariya. Agiye kugwa agwa yubamye, abanza ijisho rirameneka. Uwiteka ahita aza yitonze, ashyira ikirenge ku mugongo. Sawuli undenganyiriza iki? Ko naguhaye ubuzima nkaguhaho gutura, kutamenya amaraso ngo habe, kutigeze usambana ngo ukundi urye, n'ibyo wakoze ko nabikubabariye. Sawuli undenganyiriza iki? Aturinde ndenganya. Ati ndi Yesu Kristo w'i Nazareti uwagucunguye. Ukuza amazina akamenya iyo wirirwa naho urara. Ni njyewe umugabo. Ati surinde ngo ngukorere, urinde ngo ngukorere. Ngo hafi aho ku baturanyi, ako mwanyumvishe we, hafi aho ku baturanyi aho yaguye, ngo hari umugabo bita Ananiya. Yari yaramuzengereje ariko yaramubuze, yirirwa mbega yari yarabaye nk'igihe Dawidi wenda umugore yamubwiraga ati papa wawe naza kunyica wirwaneho nk'umugore uzi ubwenge, akajya afata igishushanyo cya terafime agashyira ku buriri, baza guhiga Dawidi bagasanga umwana yibereye inayotira hakurya, yibereye muri zomene igishushanyo kiryamye hariya. Hanyuma rero Sawuli amaze kuryama hasi, ngo Ananiya yumva ikintu cyituye hasi, ngo arungurutse abona ni kabutindi n'inkota ukwayo. Ati nawe yamufata we, ubu se nawe byamubaho? Oya, buriya mama gifuti byamubaho? Ako muri hano cyangwa mwapfuye na? Oya, buriya mama gifuti byamubaho we? Ananiya ngo reba Sawuli, avuga ati niko se we uzizi iki? Ati numvishijwe rikubwira ngo iki? Ngo ndamurenganyiriza iki? Ngo nde? Ngo ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Ananiya ati zomene, ati icyo ngukorera ndakubatiza ntiriwe nkwigisha umubatizo. Haleluya! Ngo hari umugabo wari inshuti ya Ananiya, ngo aramuhamagara aramubwira ati gira hino. Ngo uwo mugabo yari Mariko yari yarize ikiganga. Ananiya aramubwira ati nuzuzane n'ibipfuko, nuzuzane n'ibipfuko, uzane n'imiti tubanze dutabara uyu mugabo. Ariko ngo azazanye igipfuko, ngo weguye Sawuli babona ijisho ryamenetse. Mariko nk'umuganga, ariko Imana igushakire Mariko n'ukuri kw'Imana. Ngo Mariko nk'umuganga araza araripfuka araryoza, abaripfutse asigara arebesha rimwe tu. Ananiya ati nubwo ari rimwe naryo ndaribatiza. Ngo aramujyana ahantu ku mugezi, aramudubika ati ngo batije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amaraso wamennye n'uyababarirwe, haguruka ukorera Imana nawe uracyariho. Aho hantu, vuga ngo aho hantu. Muririmbyi ararimba ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri njyewe. Sawuli ari we Pawulo, ngo Imana imuhindurire izina, ngo ahaguruka aho ngaho. Icyo bise inkota yameneshaga amaraso,
hinduka inkota y'ijambo ry'Imana. Aha dusomye rero, nyuma yo kukurwa hasi, nyuma yo kumeneka ijisho, yakoze imirimo myinshi turi buvugira aha kubera igihe gito dufite. Reka dusobanura ahantu dusomye. Hanyuma umunsi umwe ngo biba ngombwa ko ajya kubwiriza, ngo biba ngombwa ko yiyumva mu rugendo rwo kujya hakurya, ngo biba ngombwa ko ahamagara inshuti ze, ngo bari mu rugendo, ngo bajya ahantu mu nkuge. Byari ngombwa ko banyura inzira y'amazi. Ngo bageze mu nkuge hagati, Pawulo nk'umuntu wahinduriwe amateka, wuzuye umwuka wera, ufite impano z'Imana, ureba kure, ngo aza kugira iyerekwa, amenya ko urugendo barimo rufite ibyago n'amakuba, kandi ko isidiri bube. Icyakubwira urugendo watangiye, iherezo ryarwo n'ibyo uzahura nabyo. Byagusabye gushaka Imana ukayishakana umwete. Ngo ageze mu nkuge, abantu baramumenya, yarazwi, afite n'inshuti ze bagenzi be. Ngo baza kubona umuyaga ubateye ubuturutse imbere, nk'uko nawe waba guturutse imbere. Burya umuyaga uturutse imbere uragatsindwa. Imbere murahazi ni hehe? 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 Ubusa ninjye uri imbere? Umuyaga uturutse imbere murabuzi? Pawulo ngo arababwira ngo nimuhumure, nubwo bimeze gutyo mu rugendo bitoroshye, harimo ibyago n'amakuba, ndabatangariza ko muri twe, haleluya, ndabatangariza ko muri twe nta muntu uri bupfe uretse inkuge yonyine gusa. Nta muntu uri bupfe uretse Kristo wabambwe, niba uzemera gupfa ku bwacu. Ngo arabibabwira, ibyo muze kubisoma mugeze mu rugo mukomeze. Ngo baragenda, ubwato bukora impanuka, bukoze impanuka, bukubita ku ntaza. Ngo bukubise ku ntaza, muri ubwo bwato hari harimo abantu b'imbohe b'abanyururu. Ngo abarinzi b'abanyururu baravuga ngo aba bantu bari buducike kandi ari imbohe. Ngo umugabo umwe aravuga ngo uzi koga niyoge, kubera ko ubwato bwashwanyaguritse. Pawulo nawe arababwira ati buri wese nafata urubaho yambukireho. Ngo umwana wese yirwanaho, ngo buri wese afata akabaho. Ngo birangira bageze hakurya. Aho twasomye rero ngo tumaze gukira, niho nashakaga. Ngo tumaze kugira gute we? Uri hano ntabyo Imana yagukijije se? Ntibihari byishisha uretse iby'imyaka, ibya saa sita byo wabimenya, uretse ibya saa sita, ibyo ku cyumweru ntibyagusize. Ariko twavuze ngo amen. Ngo bamaze gukira, ngo bamenya ko aho hantu muri ubwo bwato, muri icyo kirwa cyitwaga Merita, ngo bamaze kugera hakurya. Iyo ngeze aha hantu mbashaka kugira ngo umuntu ufite izina ry'uko ari umukristo akurugutura amatwi yumva icyo asabwa. Hari intambara zitazarangizwa n'isura ufite. Use barumva sha? Cyangwa nturabona inzobe yasaze? Hari intambara zitazarangizwa na diplome. Hari intambara zitarangizwa nuko wize hanze. Hari intambara utazarangizwa ngo nuko washatse ahakomeye, ahubwo hari ikintu bigusaba gushaka imiganda y'inkwi, ukongera amasengesho, ukareka kwiyitaho ubwawe, ukavuga ngo muri nge hari huri wari we Kristo. Pawulo muri buriya bwato, ikigaragara mu isi y'umwuka, yari yarahuye n'Imana arayimenya, ntiyayitiranyaga, cyane ko n'icyo gikomere cy'ijisho yari igifite. Umuhanga yaratubwiye ngo ntijyana byose, ngo no kwa Yobu yarabijyanye musigira urujyo n'ifu, ngo ku buryo yagiraga ikibazo akiyambaza urujyo yakuba agafata iva agahoma mu bisebe. Aratubwira ngo Imana ntikumaririza, izakwaka imodoka ariko izagusigira yo gutega moto, sibyo ra? Ntabwo urujyo rwabura, nunarubura ntuzabura ivu. Ese uko wahoze ufite inzu yawe ubu ntukodesha, hari ubwo unyagirwa se urara hanze? Bararakaye ariko Mana, kandi bari bateje bira bihembe, waba uvuga utuwita undengere bira bintu ntibingemo. Pawulo ngo yari afite ikintu bise umuganda w'inkwi, urenze kuri diplome, urenze ku isura, urenze, yari yarazigamye imbaraga z'amasengesho. Ngo bageze hakurya basanga bene wacu, ngo bari baziranye cyane, ngo bacanye umuriro, ngo bawukongeje,
icyamukumva ikintu mvuze. Hari igihe umuntu akwereka ko muri kumwe mu mwuka kandi ari we mwanzi wawe. Ngo bacanye umuriro mushumba, ngo bamweretse ko bacanye, ngo banamuha ikaze na karibu. Urazi ko dufite abarokore b'abagome basigaye bakubwira ngo karibu yamaze gutegura icyayi yashyizemo ikikurangiza. Bawucanye cyane ngo bamubonye ngo baramwishimira, bati Pawulo mutumishi, mukozi w'Imana, umunyemana ukomeye, karibu ngwino, waratuburiye mu nguge, ntabwo twapfuye, ngwino. Ngo baramwegereza, ngo umuhungu ngo arebye umuriro ngo abona ni nyakatsi. Burya ibintu byose ubona ujye umenya ko atari ko byera, ujye ugenzuza imbaraga z'Imana zawe. Birukana abadayimoni ukabona umuntu arakanuye arimo araseka. Ese aho uzakunkumurira umunsi cyakurumye? Ngo bamuhe ikaze, ngo ariko yitegereje uwo muriro, ngo umuriro urabazimana. Imana iguha imbaraga zirenze izo watekerezaga, ku buryo nureba imbaraga z'abadayimoni zimenye uwo uriwe. Ngo yegereye uwo muriro, ngo umuriro urazima. Ngo baramwiyambaza bati kutuzimiyeho. Ngo afata kuri wa muganda, afata kuri wa muganda, ngo arongera arabacanira. Ngo abacaniye umuriro uragurumana. Ngo barongera begera umuriro. Muri kwa gucana, ngo mu gihe umuriro ukimara gufatwa ugurumana, ngo yigira hirya ajya gufata uwundi muganda w'ibyatsi bizari aho ngaho, ari byo byabo yagira ngo ateshe agaciro. Ngo afashe bya byatsi yabasanganye, ngo arabikusanya byose abinaga muri wa muriro. Ngo muri bya byatsi havamo ishira. Iyaba wari uzi uwo musengana n'uwo mugenda, umuntu mutahuriye ku karago, mutahuriye aha nimugoroba, muhurira mu kabari muti. Urazi ko ku isi hariho abana b'Imana n'abasatani? Uzi ko hari igihe ugendana n'umuntu yaramaze gukatirwa zero, ijuru ryaramubitse ryaranamushyinguye, wamubona yigenda ucyo ukavuga uti wagenda nka ntuza we, ryaramukatiye cye, ryaramurangije cye. Ndakumenyesha kuba n'umurenge w'isi ugenzura abaturage bazima, ukaba uyu umuntu apfuye cyangwa wawe n'umupfusha. Ikintu cya mbere uzihutira muri leta uzajya kuvuga ngo ni mumukure mu gitabo cy'abazima, mumushyire mu cy'abapfuye. Babanza kumwaka ibyangombwa. Pawulo ngo inzoka imurume, kandi murumiye muri ba barokore bamubwiye bati ni karibu umukozi w'Imana. Niho izamutse muri ya masengesho bitaga ko basenga, imaze kumuruma ku kiganza, umva bakamufashije amagambo bamubwiye bata ture ngo iminsi 40 n'ingahe ngo bamaze basenga. Ubu se arahikura arabihorera. Umuhungu ngo afata pozisiyo, ngo yibuka ko hari ibyo yavuganye n'Imana, ntiyita kubivugwa ahubwo yibuka icyo Imana yamuvuzeho. Ngo arabitaza yigira hirya, yegera se kugiye kurumwa n'ibitandukanye. Waba warazigamye umuganda w'amasengesho, waba warazigamye umuganda w'amafaranga, mbese umurozi uzamukungumurira mu note, amahembe uzayakungumurira mu isura. Ndagira ngo nkubwire ngo wongere ibihe byo gusenga. Muri uru rugendo harimo ibyago. Ngo Pawulo baramunyega bati wamubona hanura, wamubona yuzura umwuka wera. Twabivuze turavuga tute ubwo wakize Merita, ubwo wakize biriya, turebe ko niba uzabyikuramo, turebe ngo bamucyurire ibyashize. Ariko reka nkubwire ngo bacyure ibyashize, Imana ifite imbere hazaza. Mwumva ngo wabonye ukiri ubwato, wabonye ukiri inyanja, wabonye ushaka uzabyare turebe. Ariko ntago bari bazi icyo Imana itekereza. Ngo baramucyurira arabihorera, nkaho bakavuze bati pole sana reka tugufashe. Ngo ahubwo baramubwira ngo reka turebe ko Imana iri muri wowe iri bugira ikikora. Reka turebe amasengesho umazemo iminsi usenga, turebe ko icyakora. Reka turebe iminsi 70 n'ingahe ko ari ikizamara. Ariko reka nkubwire ngo Imana hari icyo yiteguye gukora, abantu bakamenya ko wazi ukuri. Ngo arangije afata, ngo bakivuga ayo magambo, wari ukwiye guhindura uburyo bwo gusenga, wari ukwiye guhindura systeme, ukamenya uburyo wongera gusengamo. Nimba saa 9 z'ijoro wageragezaga,
nimba saa sita z'ijoro wageragezaga ku kazi muri pose aya masengesho iminsi 70 n'ingahe byibura ukaba ufitemo nk'iminsi nk'icumi yo kwiriza ubusa uvuga uti iki cyumweru nzasengamo iminsi 2 ku kindi nzafatamo 3 uko bigenda bwira genda usunika iminsi wigira imbere kuko ibikurwanya ntago byoroshye. hari umunsi umwe natunze umwana w'umukobwa bita Sandrine iwabo hari Gitarama, hanyuma tumaranye amezi 7 hari umuturanyi twari dufite yari umumama wibana afite umwana umwe agambirira kungirira nabi. Araza yegera umukozi aramubwira ati urafashe iki kugira ngo mama Vanessa apfe? Undi ati surashaka iki? Ati jewe ndashaka kugira ngo nguhereze 20 byavase namara gupfa nzaguha 30 bibe senkani. Umukobwa ati se ndamwicisha iki? Ati jewe umuturi bumuhe ndawufite. Inama irakorwa iruzura uburozi barabumuha n'20 byinjira mu nzu. Dufite Imana iturebera aho tutareba. Ntuze gusenga ubikenesha burya nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Ni minota 15 irahagije ko Imana yakurokora icyakurwaza imyaka 6. Umunsi bwaraye bwinjiye mu nzu ndaryama ndarota tujya tuvugana n'Imana ijana kwijana. Umuntu araza arambwira ngo mama Vanessa uziko Imana izi nawe amazina haya duhamagarwa yizi kubitandukanya na mama Jori cyane ko ayo mazina y'aba bana tuyabita ibizi neza. Umuntu arambwira ngo mama Vane nditaba mu nzozi ntikarame yari umumama mwiza cyane arambwira ngo ngwino nkwereka aho inama yabereye n'imyanzuro yafashwe. Afata akaboko amanukana ahantu mu murima mu kabande hahinze intabire arambwira ngo ku mutwe w'uyu murima kurahita karitoya ndeyura gutya ndikuraho nsanga imibare yanditse hasi. Imibare yari 304 gukuba 12 bihwanye na sinyatire na kashe. Arambaza ngo imibare wayisobanukiye ndamubwira ngo hoya. Arambwira ngo uyu mubare ureba ni 304 hanyuma iyi 12 n'abantu 12 bishyize hamwe bagambiriye kugomba gupfa. Iyi ni sinyatire na kashe cyane ko avance iri wawe mu nzu. Senga iminsi 7 ngo uhishurire iby'uyu muntu. Ndamubwira mu nzozi ntabwo nayishobora. Arambwira ati fata 3 tarya ku manywa ninjoro nk'igikoma kandi uyisengere hanze. Indi 3 uyisengere iwawe mu nzu. Ku munsi wa nyuma uzasoreze ku mudugudu w'iwanyu. Hari ku cyumweru nyobora iteraniro rya mbere mu Kagarama, irya kabiri ndaryigisha. Ndangeze ku gisiterano rya kabiri umunyagisenyi w'umumama wari wadusuye yazanye ibintu by'inzozi yarotoye umudugudu amaze kubitubwira arambwira ngo mama Imana irambwiye ngo ukirangiza iteraniro uhita utaha Imana iragutegereje mu rugo. Ibaza umuntu akubwiye iryo ntago murabishyikira mwe muretse kuyakoma. Ndataha niruka mpita mfata umumotari no mu rugo ni Nyanza Kicukiro ndamanuka njya mu rugo sanga wa mukobwa Sandrine umuceri n'ibishyimbo n'imboga na karoti nibyo ndibwiyakirize birumvikana. Ntabwo abantu bose bahahira muri supermarket. Mujye mwihangana. Iyo uguriye inyanya muri supermarket umuntu akazigurira muri marato mwese muzirya kimwe. Noneho mvuze umuceri n'ibishyimbo birimo n'imboga dodo. Ubwo Yesu nkubita hasi ubwo nibyo wiyakirije. Umva ubu ntureba ko bwije inaha ubu hari umugabane witeguye kubyuka mu kanya ukajya mu kazi. Ese ni umubumbe rero. Mujye mureka kuzana ibintu bya filozofi. Ndakumenyesha ko aho utuye hari hatuye abandi kandi nyuma y'umuntu habundi buriye ejo hazaza haguhindura kandi abantu ntimujya mwumva. Umugabo yatashye yasinze ageze mu rugo iwe yinjira mu cyumba cye akabakabye mu gitanda ngo yumva amaguru 8 agira ngo umugore we bamuciye inyuma yihina mu gikarazana umuhini arakubita ngo amaboko arushya arasohoka ngo agiye mu gikoni kureba ikindi kintu ngo azana amazi ashyushya abameneho asanga niho umugore aryamye. Umugore ati sheri papa na mama bawe bansuye nibo nashyize mu gitanda cyawe.
ego ku 2:20. Haleluya. Nuko nicaye niriye umuceri n'ibishyimbo nikubitiye igikoma, nacyo se ntimukinywa? Umukozi agiye kwarura ngo ashyire ku isahane, ikirusha gishyira hasi. Nise bite kutaruye? Ahita apfukama. Imbaraga z'amasengesho. Hari igihe itorero ritegura amasengesho nk'aya ukaza gusenga ari ibintu by'imihango, ariko buriya uzi ubwenge wahigiramo umuhigo. Wahigiramo umuhigo. Sandrine arambwira ati mbabarira ngirira impuhwe. Sandrine kuzi ko maze iminsi utangaburira nimugoroba waretse nkirira. Ati hoya, ati ngusabye imbabazi mama Vani, bambwiye kukwica birananira. Babandi bamwe birirwa bakuvuga kuva mu gitondo, bakubona ugenda wize mu iteraniro, bakagerekaho amagambo ngo ni kuri wa muntu umeze gutya na gutya. Ujye ubareka bazategereza ariko ntacyo bazabona. Arambwira ati bambwiye kukwica birananira. Bande? Ati ni wa mudamu waje ejo bundi aje gukoresha telefone, abwira papa Vanessa ngo amureberemo, bavuganye ko ugomba gupfa agatunga uriya mugore. Nti nta kibazo. Uburozi urabufite se? Ati ndabufite. Nti ntubunyereke, ahubwo amnyereka amafaranga, anyereka inote 20,000. Ni wowe genda uyarye uburozi ubujugunye. Noneho babandi ako muri hano wagira ngo babandi ntabo mufite. Waba udafite babandi shakere kutari kwisi. Ati babandi ubihorere, wowe ubuzima bukomeze dukomeza akazi. Ati se waretse nkabakwereka ntimbabarira. Sanze ari ikibabi cy'inturusu wabunteranyije n'ishyamba. Unyeretse ari ifu ubwo wankura ku bugari no ku gikoma, ikigendanye n'ifu ntabwo nabazongera kukiri. Byihorere ubireke. Byihorere. Wowe genda ubigenze uko nkubwiye, rya amafaranga urye cash. Babandi bazategereza, bamara umwanya munini ko nzabyimbirwa cyangwa nzasara, ariko ntabyo bazabona. Ahubwo ubwabo bazavuga bati burya ni Imana. Mugore mu gitondo azinduka aje mu rugo, narinje kureba telefone. Sandrine arakomanga ati wa mugore araje, mubwire ngo iki? Akubaje ngo iki? Arambaje ngo nabuguhaye, reka nze muhe igisubizo. Ndaza namubwira nti madaye se ashimwe. Ahimbazwe. Ndamubwira ntutege umutego ikiguruka kiwureba, burya abayiruhiriza ubusa. Nimwifurije ko hazagira iherezo ryiza. Urindushye wongeho n'undi mu ruho. Nge sinzapfa vuba, nzapfa mfite nk'imyaka turuwasa yanjye ndacyayibara. Rero wihangayika gusa narapfuye. Imana ijya ibika amakuru. Sandrine abonye nkomeye arambwira ati ngirira impuhwe ku cya kabiri kandi ntumfungishe. Mugabo wawe yaransambanyije umujinya, mutura umwana wawe Vanessa. Yarageze mu mwaka wa 2 primaire. Sandrine aramucuruza ntabizi. Yemwe ba mada dutunze abakozi mu rugo, uretse yeri tubambira ihema, ahacu ntihoroshye. Sandrine arambwira ati ngirira impuhwe, icyo ndabona ntacyo kigutwaye, ariko mbabarire ntumfungishe. Kuvuga iryo nibwo nakangutse igihu kimva ku maso. Ntabana banjye bari he? Ati bararyamye. None ikibazo ni ikihe? Vanessa ntaniruka nkajya kumureba haryamye, norosora, ariko numva umwana yarabose, numva umunuko. Ntimukabone duhagarara kuri izi mimbara, dufite ahantu Imana yatunyujije. Bibiliya avuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubudeyi. Reka nkubwire ngo ujye ugira neza, imbere uzabisanga. Arambwira ati Vanessa naramucuruje. Ntiwamugize ute?
ararwaye iki? Genda umurebe mu maguru. Feri ya mbere nayifatiye Kacyiru, umwana yaraboze mu mwaka wa 2 primaire. Umwana akajya ava kwiga agahita mukarabya akamuryamisha, nanjye natangabona abana bararyamye kumwe nyine utita kureba ku bana uvuga ko abana baryamye. Chantal, Madudu, Fiyete bakurerera. Yeze Kacyiru abaganga bamfasha kurira, umwana yarabose, inzu yose yaranutse. Icyo ndakirwara kiba igikomere kidashira. Bibiliya iravuga ngo imbuto biba uzayiryaho. Bagabo musambanira mu gasozi bizagaruka ku mwana wawe. Tugiye gusenga Imana ngo bategereza ko Pawulo ari bubyimbirwe, ngo barabiheba, ngo bamara umwanya nk'uko bamaze igihe bategereje kuzapfa, ariko ntabyo bazabona. Bamara umwanya bategereje kuzaseba, ariko ntabwo uzaseba. Mika ibice 4 ijambo riravuga ngo bamahanga menshi ateraniye kugutera. Aravuga ngo Siyoni nihangizwe, turebe ibi bituhifuriza. Umurongo waho wa 5 uravuga ngo ariko ntibazi icyo Imana itekereza. Pawulo aravuga ngo mwabagabo mwe, muri uru rugendo ntabwo byoroshye, harimo ibyago n'amakuba, uretse ko muri twe ntawe uzapfa. Ndashimira Imana yabambye ihema, ngasanga umwana wanjye nta sida bamuteye, imiteza yirwaye amezi 4 atiga yarashize. Kandi ikindi shimira Uwiteka nuko abakoze ibyo batigeze bamubomora ngo binjiremo imbere, Imana igahagarara ku mwana wanjye. Rega natwe twari bapfa, ahubwo Imana uko yarebye iki turimo ibona ko tuzagirira umumaro abandi. Ntabwo uri uwo gupfa, uri uwo kugira ngo urokore abandi. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Nkakubaza ngo uzakunkumurira hehe? Ikikuruma n'igituruka ku mugore wawe, uzakunkumura umubwira ngo divorce, cyangwa uzikubita imbere y'ute kuvuga uti umugore wampaye Mana arananiye. Haryo wakwiye mu kabari, uzakunkumura usubiza kwa Mucoma mwaririye brochette, reka nkubwire ngo ngeze imiganda y'inkwi. Naho mu rugendo ntabwo byoroshye. Iryo jambo Imana rimpaye ngeze hano hepfo ndi kuri moto, ibyo nari nateguye byose bikubita hasi. Reka nkubwire ngo urugendo ntabwo rworoshye. Inkuge yaramenaguritse, umuntu wese agiye kujya arokorwa n'icyo yakoze. Imana izakwibukira ku mirimo wakoze. Icyo ndakikubwiye, Imana izakwibukira ku mirimo wakoze. Nageragejwe n'ishuri ry'abakozi, ndaryiga imyaka itari munsi ya 13, ariko ndashimira Uwiteka ko nabo bagiye babyarira mu biganza byanjye. Abo bagiye babyarira mu biganza byanjye, ubu ni wo mugisha afite uyu munsi wa none. Ni Imana ndebye imbere mu mutima irambwira ngo nzaguha ikamba ry'ububyeyi, kuko wari uri heza uzaribona. Mudamu umwe mu Gakinjiro hagira gutya afite umukozi bamaranye imyaka 7, amena teremusi ngo yaguze 50,000 ayivanye Dubai. Mukobwa bibika ku mutima, umugore mu gitondo abyukatse imodoka caho. Mukozi w'Imana aryamye nkuko yabihishurira mushumba, imuhereza nimero de telefone, irambwa ngo irukanka Inyarutarama kuri MTN hanaha, utabare umubyeyi uhari, abana be 5 bagiye gupfira icyarimwe. Mukozi w'Imana ari rukansi, nimero z'igipanga Imana ibimuharyamye arabyandika, yatse imodoka aragenda yarakomanga. Agezeyo asanga umukozi ni uhari, ariko nyirabuja yaragiye kuza gatoya ngo yarari mu masengesho, ariko asohotse gato sinzi ngo ibintu yaragiye kugurira abana by'imbuto. Kumbi wa mukobwa bakubise urushyi, yagufatiye icupa rya fanta, ararihonda igice cyaryo rya icupa rya fanta, ararihonda neza, ararinoza, ifu ayishyira mu gashashi, arangije ashigisha igikoma ashyiramo. Mu mwanya wo kuvuga ngo agihoze akiba, nibwo umukozi w'Imana yakuvugije amahoni. Umva babyeyi, bagore beza, nimudaha umwanya abana banyu, niyo waba ukora muri minisiteri y'ubuzima, n'udashakira umwanya umwana wibyariye, bizakubana birebire. Mwongere umuganda w'inkwi mu masengesho havamo ihishurirwa rigari. Ndashimira Imana yarokoye uwo mubyeyi n'abo bana be, ishimwe rigatambuka. Muhaguruke dusenge Imana. Usaba umushumba yigire hino asengera itora n'abahesha n'umugisha dutaha, ariko ndakwinze ngo shaka umuganda w'inkwi, nubwo babandi bahari, ariko ibyo bategereje sibyo bazabona. Imana nibaha umugisha.
tugihagurutse komera Imana amashyi kubw'ijambo